Dutangiranye inkuru yacu n'umudamu ubona ko nyine afite inda ariko inda ye yari ikuze cyane. Ubwo disi niko yari afite n'ibiryo hariya nk'uko muri kubibona. Ubwo nyuma ye haturutse akana gakuraho isahane yari iriho ibiryo karangije gashyiraho indi mubonera y'umweru. Ubwo disi niko n'umudamu inda ni nini ari hafi kubyara. Ubwo ariko ukuri kwibona yari azaniye ibiryo abandi bantu ubona bicaye imbere ye. Ubwo disi ni umugore n'umugabo bicaye bari baganira. Ikigaragara cyo ni uko uriya mugore uzanye ibiryo ni umukozi wo mu rugo ariko aratwite. Ese iyi nda yitewe nande? Ubona ko disi inda ni nini cyane ndetse ari hafi no kubyara. Ubona ko nyine agenda yigengeseye. Ubwo disi aragenda afata bya biryo ngo abitereke kuri iriya meza nk'uko muri kubibona, ariko ubona yuko nyine inda irimo kumurya cyane. Ubwo disi afata agasahane kari karimo isosi aragenda ngo agatereke hariya ku meza nk'uko muri kubibona. Yaragiye afata kagasahane agatereka ku meza, atarakagezaho kaba karamucitse, ibiryo abimena kuri wa mugore wundi. Dore disi ngo atwike umugore w'abandi, ndebera nawe, dore ngo atwika nyirabuja. Ubwo nyirabuja yarahagurutse abona ko nyine arahiye. Umugore nawe ubona ko nyine inda iramurembeje ari hafi kubyara. Ese biragenda bite? Bitse kuri subscribe nutarayikora sinayikoze ndagushimiye, Imana iguha umugisha. Ngo disi aratwereka wa mugore sicara hasi aturantwika nta soni, urantwika nta soni. Ngo disi wandi wari utwite yahise yicara muri ya ntebe wa mugore wundi yayicayemo. Ngo disi ubona ko ni nk'akagare bahise batangira kumutwara ngo bamutware kwa muganga. Ngo disi ubona ko nyine umugore wenda arakuze cyane, wa wundi yasigaye yicaye aho ngaho. Ngo disi ubona ko bamutwaye kwa muganga, ubona ko disi ise n'akana batwaye uriya mudamu kwa muganga, ko wa wundi wa mbere bamusize yicaye aho ngaho. Ndebera nawe biragenda bite? Ngo baragiye bamutwara mu modoka kugira ngo bamutware kwa muganga vuba vuba. Ukeneye izindi nkuru wagana channel yacu yitwa Vazi Media ukabona izindi nkuru zindi tubagezaho. Ubwo disi bakwereka wa mugabo yagiye afata umugore amutwara kwa muganga amushyira mu modoka. Ese byagenze bite? Muraza kumenya ukuntu byose ukuntu byagenze. Disi yamushyize mu modoka ari nayo uko nyine na wa mugabo ahita ajugunya ka kagare, ataragenda ko wa mudamu we abaraje ati niko nta soni, njyewe urarangije wateye inda uriya mukozi, njye ndahangaha, njyewe wateye uriya mukozi ndahangaha nta soni. Ateye byamishwa hasi ati du nanjye ndavunitse, nanjye ngomba kuntwara kwa muganga. Iyi ntambara bake biragenda ite? Ngo disi umugabo nyine ko nta kundi yabigenza afata wa mugore ati disi nabigenza gute? Ngo disi yahise amushyira mu modoka ati tugende nawe bajye kukuvuza. Ngo disi umudamu bamushyize mu modoka ari nako wa mugabo disi ubona ko nyine ahuye n'ibibazo, yateye inda uriya mukozi none bimukozeho. Ariko nako disi uriya mugore wundi agira umushiha, ntanashaka yuko batwara uriya wundi kwa muganga, aragira ngo abyarire mu nzira ndetse n'umwana we abe yanapfa. Bitse kuri subscribe nutarayikora ndetse nayo ndagushimiye, Imana iguha umugisha. Dore disi umugabo yinjiye mu modoka atekana ntware kwa muganga aba badamu. Uwa mbere ni umukozi yamuteye inda nurangije igihe cyo kubyara. Uwa kabiri ni uriya wundi afite mukuru ariko nayo ko nyine we nta mwana afite. Ubwo disi bageze imbere basa nkaho bikanze ikintu bari babateze mu nzira. Dore wa mudamu wundi kuvuga ati ase sohoka ujye kureba ukuntu bimeze, sohoka ariko ujye kureba uwo nawe ushaka no kujya gutabara. Dore disi ni umugabo utagira impuhwe, aramurasunika kuriya wundi utwite ati njye ntabwo twarubana muda, sohoka ugende se, sohoka ujye gutabara, njyewe niba wagiye kuryamana n'umugabo wanjye njye ntabwo bindeba, sohoka vuba vuba, njye nyine nza kumenya hakiri kare ntabwo twari gukiranuka. Ubwo disi wa mukozi yasohotse imodoka nk'uko muri kubibona ari nako isi n'akakana bagiye kure ikintu barababaye nkaho bagonze. Ubwo disi baragiye bagiye kure ikintu barabagonze, ariko nako na wa mudamu bamusohoye yicaye hasi. Dore yicaye hanze hariya inyuma y'imodoka. Ubwo disi umugabo yaje yirukanka ngakomeza atware abarwayi kwa muganga. Yasize yinjira mu modoka n'akakana kanyura inyuma, ntiyabona yuko wa mudamu bamusize inyuma. Ese biragenda bite? Bitse kuri subscribe nutarayikora ndetse nayo ndagushimiye. Kandi cyane n'izindi nkuru wagana channel yacu yitwa Vazi Media, ndaza no kubarika muri description muze mu gihe umurebe. Ngo disi nako bakomeje urugendo rwabo, ubona ko nyine bagenda baganira. Wa wundi amusize hariya ubona ko nyine inda irimo kumurya. Ibaze nawe, ese rero wakora ubugome? Ubwo niyo umugabo wawe yaba yarateye undi mukozi
inda weho wabikora gutya, wabigenza gute? Siga igitekerezo cyawe muri komenti. Ubwo disi barakwereka wa mudamu inda iramurembeje, yasigaye aho ngaho ubona ko byamucanze. Ubwo disi bageze kwa muganga, umugabo akingura imodoka ngo atware umurwayi agende bamubyaze. Mu kwinjira ababuze wa mudamu. Ati sinese agiye hehe ko yarari aha ngaha, agiye hehe mbwira bigenze bite? Ngo disi akana kararize, ubona ko disi akana gakunda gura mukozi gati ngagiye kubyarira mu nzira. Ubwo umugore we ati kunga mu mushaka hiki, ngiye ndimo ndibabarira nkabanje mukantwara kwa muganga, ngiye gupfa ndahanga ngo etaye ku mukozi ngo anateye inda nta n'isoni. Ngo disi umugore yakomeje kwikarakasa akubona ko nyine atangira kwirembya kandi muri make nta n'ikintu yabaye. Ngo disi akana karababaye, ubona ko kadakunda n'uyu mubyeyi ahubwo kwikundira wa mukozi. Umugabo byaranze atera wa mugore we ati nese nabigenza gute? Ngo disi niko yamutwaye aragenda amutwara kwa muganga, ariko nyine amubwira ati njyewe uriya mudamu arambwira ahantu wamushyize. Ngo disi niko mubona umugore akomeje kwirembya ati nta soni, ati ngiye naravunitse none ntabwo mushaka kuntwara kwa muganga, umushaka kubanza ngo mugutwarira gutwite. Disi akana karababaye gasigara gakinga imodoka ati sima nanjye biragenda bite? Ati uriya mudamu semana yanjye tantine wanjye asigaye hehe? Disi akana kasigaye kababaye ariko kari kwibisha kati ariko nta kibazo ese undi ndamukura hehe? Akana karababaye disi kaza kirukanka. Wakoreka ako kanya wa mudamu bamutwaye mu cyumba, ariko na wa mudamu nabo bayahageze basubiye kumuzana umwe ari utwite. Disi ngo baramuzana mu cyumba kimwe kirimo na wa mudamu, kandi uyu mudamu arimo kuzana n'uyu nguyu aramwanga ntamwifuriza icyiza. Umudamu rero bahita bamusohora ati sohoka tuze tubyaze umurwayi. Ngo disi umudamu yasohotse n'umujinya mwinshi na wa wundi utwite wa mukozi wo mu rugo bahise bamushyira ku gitanda ati genda gakeya ihangana utaza kugira nyine utaza kubabara cyane. Ngo disi uko mubibona umuganga yamwurije ku gitanda amushyiraho anako nyine muzamura gake gake ati hangane mu kanya uraza kubyara, si byose. Ngo disi nako disi umugore indira kuze ariko intambara bake bayo ntabwo tuzingera agenda gute. Twatangiye tubona uriya mudamu ndamurembeje ndetse n'umukozi wo mu rugo ashyiriye ibiryo uriya mugabo na nyirabuja, akumukubitwara ahita amumenaho ibiryo. Uyu mudamu nawe ahita yirembya, ese biragenda bite? Burasa kuri subscribe ntarayikora ndetse nakoze ndagushimiye, kandi cyane n'izindi nkuru wagana channel yacu yindi yitwa Vazi Media. Ngo barakwereka ako kanya wa mudamu ageze hanze ari nako na muganga atasohoka, ngo umudamu arimo kwirizariza, ariko baje kuvumbura uyu mudamu bari bamuvumbuye kuko yari yasize uriya mugore hanze. Uriya mugore byose yarabivuze. Ngo disi umuganga yaraje ati umudamu yabyaye. Umugabo ati yabyaye? Ati muganga ati yego yabyaye, ahubwo mukanya mwajya kumureba nta kibazo. Umudamu ati no ntabwo bishoboka, yabyaye si ubwo rwana ngenda rushaka niko muganga nyicyo cyane ndagishaka nta soni. Ubwo disi batangiye gutonganira aho ngaho, ariko batongana ati ngewe witaye kuri uriya mukozi, nge ntabwo nyitayeho. Ubona ko disi umugore afite umushiha, ubona ko nyine asa nkaho yanga uriya mukozi. Ese weho ubaye uri umudamu bikagenda gutya wabigenza ute? Ese wagira uyu mushiha cyangwa basi wamufasha hanyuma wenda nyuma mukazabiganiraho? Ngo disi bakweretse umugabo yagize umujinya ahita asiga wa mugore hanze ati kanjye kwirebera uriya mukozi n'undi nawe mwiza. Ngo disi ubona ko kakana kagakunda umukozi n'umutantine wamureze wambaye nta nubwo amwitagaho. Ngo disi ubona yuko umudamu yari yishimye, ubona ko disi yabyaye, ubona ko disi ni umudamu mwiza yabyaye akana keza, ubona ko n'akari akana kabyishimiye ndetse umugabo arabyishimira. Umwe akamubwira ati hangane nta kibazo, uriya mudamu weho ntumwiteho, umwana nzamurera kandi bizagenda neza. Ngo disi ubona ko n'akana kakikundira uyu mukozi. Umudamu ati ariko ngewe nifitiye ubwoba, nese nta kibazo nzagira ko nabonye uriya mudamu ameze nabi, ngewe nzakora iki? Ngo disi bakomeje kuganira ati nta kibazo nzagira. Umugabo ati humura rwose nta kibazo uzagira, si byose ngewe uzabimbaze. Ngo disi ubona ko disi nta bantu bishimye. Umudamu uri aho hanze bamusize hanze gukora n'umushiha yigirira. Ngo disi umudamu nawe asigaye aho ngaho ukubona ko nyine yabyaye ariko yishimiye akana ke. Ubona ko disi umuryango urishimye. Ese mana yanjye ubayeho bibayeho wabigenza ute? Siga ubutumwa bwawe muri komenti. Nanga dusoje inkuru yacu, inkuru zo nakagaruka. Imana ibarinde cyane,
turabakunda cyane, kandi turakoze subscribe ihangane uyikore, Imana iguhe umugisha, turabakunda cyane.